Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy. Turagushima by'umwihariko kubw'uyu munsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo, aho tubona ababyeyi, aho tubona abana, urubyiruko, aho tubona abayobozi, aho tubona abantu b'ingeri zose, twese waraturinze. Turakugomba icyubahiro kigukwiriye kuko uri Imana. Waravuze mu izina ryawe ntuzemera ko ritukwa, ntuzemera ko risuzugurwa. Reka twebwe twese dushime kandi twubahe ndetse tumubahirize n'izina ryawe, kuko uri umukiza wacu mwiza, uri umuremyi wacu, uri imbaraga zacu, uri kunesha kwacu. Tugufite nta mubisha, nuhabwe icyubahiro Mana. Turakunezereye muri uyu mwanya mwiza utwicajemo, uyu mwanya w'igiciro twasengeye, twakweretse kugira ngo uzawugaragaremo. Turagushimira abamaze kugera hano imbere y'amaso yawe. Icyubahiro ni cyawe Mana. Ngwino ufashe umuyobozi wa gahunda, ufashe buri wese ugira icyo akorera cyangwa avugira imbere yawe, kugira ngo Mwami izina ryawe abe ariryo rishyirwa hejuru. Ari abayobozi bacu bahe umugisha, abatumirwa bacu bahe umugisha, abanyeshuri bahe umugisha, twebwe twese tubone umugisha, ababyeyi babone umugisha, buri wese abone kugira neza kwawe, maze uyu munsi ishimwe rizamuke rigere mu ijuru. Turagushimiye mukiza mwiza kandi dukome mu mashyi tukuragiza gahunda zose mu ziyobore n'izina ryose umwami wacu. Amen. Uyu munsi ni umunsi ukomeye kuri jyewe. Imyaka mfite kuba narafashe icyemezo cyo kuza muri iki kigo kugira ngo mbone impamyabumenyi y'ibyo nize ndi umwana, nabyizeye muri 81. Impamyabumenyi zose nabonye nta n'imwe ifite agaciro nonaha. Ariko uyu munsi ndashimira aba babyeyi bari aho imbere babiri, uburyo mwaje kudusanga aho dukorera mukaduhugurira kuza muri iki kigo kugira ngo mwongere mutubwire ibigezweho uyu munsi, tubihuze n'ibyo twize turi abana, tubibonere impamyabushobozi. Ndabashimiye cyane babyeyi. Ndashimira n'abanyeshuri bitabiriye uyu munsi. Umwanya twafashe ntabwo twataye igihe. Bashimiye kuba mwabihaye agaciro uyu munsi tukaba twazanye hano. Rero ntizimbye mu magambo, aha nakuye ubumenyi bukomeye. Mu byo nari nsanzwe nzi hari ibyiyongereyeho byinshi cyane. Batwigishije uburyo umuntu agomba kubyaza umusaruro ibikorwa akora, uburyo agomba kubikurikiranya, ibyinshi nta n'ibyo nari nzi. Kubw'ibyo rero ndabashimiye babyeyi b'iki kigo, n'abandi ndababwira, naranababwiye, hari benshi bari kumbwira ngo barashaka kuza kwiyandikisha, nzabaherekeza mbabazanye. Murakoze kumpa ijambo.
Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know how happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations. And now, you know what's wrong with you. Yo no tengo triste. Murakoze, nitwa Ineza Fabrice, nize ubudozi, nize fashion design, nibyo ndangirijemo mu kigo cya Garuka TVET School. Ukuntu nabitangiye nabyinjijwemo n'umuvandimwe, ariko mbyinjiramo mbikunda, numva ari ibintu nkunze cyane, mbyiga neza mu ishuri nkajya ngira amanota ya mbere. Nigaga nyine mu ishuri bisanzwe, ndiga primaire ndayirangiza, niga mu wa gatatu, niga segonderi guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu, sinagira amahirwe yo gukomeza mu zindi section, mpitamo kwerekeza mu budozi, mbyinjiramo ari ibintu nkunze cyane, mbona ari byiza n'abandi bantu babinkundisha. Ku bw'amahirwe rero nza kwiga muri iki kigo cya Garuka TVET School, niho ndi kwiga ubudozi. Ababyeyi baramfashije n'abayobozi b'ikigo baramfashije mbasha kubyinjiramo, nuko ninjiye muri ibyo ngibyo byo kwiga uyu mwuga w'ubudozi. Njyewe nari umuntu usanzwe wibera mu rugo, gusa mu by'ukuri abo bana bo mu muhanda barabakira. Hari n'abo twiganye ubu ngubu twariganye nabo bameze neza, baragiye bari mu kazi, bafunze ubuzima bitewe n'iki kigo n'iri shuri n'ababyeyi twasanzemo. Abana bo mu muhanda nibyo barabakira. Ishusho y'ubuzima bwanjye mbere yuko ninjira muri iri shuri, mbere yuko ninjira muri iki kigo, kandi mbere yuko ninjira muri uru rugo, ntabwo byari bimeze neza, kuko nta cyerekezo cy'ubuzima, nta kintu gifatika nareberagaho ngo mbone ahazaza hanjye nifuzaga. Ariko nkigera hano muri iki kigo ibintu byarahindutse, bampaye icyizere. Icya mbere baremye icyizere muri njyewe, banyumvisha ko byose bishoboka kandi nakiremera ibintu byose nkabikora nyine mu buzima. Bambwira ko byose bishoboka nyine, nicyo ngicyo nahereyeho. Babanje kunyubakamo icyizere muri njyewe, nyuma yo kunyubakamo icyizere bampa ubumenyi buzamfasha kugira ngo icyo cyizere nifitemo n'inzozi ngiye nifitemo bwanjye nagize mbere nzazikabye, nzabigereho ibyo nifuza kugeraho. Ubu ngubu ndifuza kugera kure, ubumenyi ndabufite kandi n'ikinyabupfura ndagifite, umuco ndawufite. Icyo nifuza kugeraho, ndifuza kuba umuntu wikorera, ndifuza kuba umunyamideli ukomeye ku rwego mpuzamahanga, umunyamideli ukomeye ku rwego mpuzamahanga, kandi ndizera ntashidikanya ko nzabishobora, kuko kubikunda ndabikunda, ubumenyi ndabufite, umuhate ndabufite, ndetse n'ababyeyi bo kunshyigikira ndabafite, ndetse n'aba bayobozi banjye ndizera ko bazakomeza kumfasha nkagera kure nifuza. Wenda nsoza nagira icyo mbwira urundi rubyiruko, si urubyiruko gusa n'abantu bakuru badafite icyo gukora, barangije amashuri wenda cyangwa bakayacikiriza hagati, ariko ibyo bize bakaba ntacyo byabamariye. N'abandi badafite ibyo bize nabashishikariza kujya kwiga imyuga, cyane njye nize ubudozi nabibakundisha cyane, kuko ni ibintu byiza cyane. Uragenda ugahura n'abantu, abadozi twigirira urukundo rwose. Wagenda ugahura n'abantu bakakwigisha, mukunda imyuga pe, mukunda imyuga, bigira akamaro cyane, kandi ibyo mwifuza mu myuga muzabisangamo. Murakoze cyane. Twumuza Valentine, nize muri iki kigo cya Garuka, narangije kwiga amashuri yisumbuye muri College Pape Igikondo. Nyuma yuko ndangiza kwiga naje kuba umushomeri cyane, nkura n'ubuzima butandukanye, ku buryo ntawe nari ntaniye n'umwana wo mu muhanda. Byaje gutuma rero
nanjye banshishikariza kuza kuri iki kigo kuko cyafataga abana bo mu muhanda, nanjye baza kumfatamo. Umuyobozi w'iki kigo Lydia tuza kuganira, aza kungira inama. Icyo gihe twahuriye ku rusengero tuganira, mubwira ko ndi umushomeri, maze igihe nta kazi mfite, narangije kwiga. Yaje kunyumva, abona ububabare nyine bwo kubaho uri umugore, uri umuntu wirirwa mu rugo udafite icyo gukora. Nari mfite umwana umwe, aza kungira inama rero, arambwira ati ikigo cya Garuka twakira abantu batandukanye. Aza kumbwira ko no mu rwego rwanjye ashobora kunyakira. Byari muri 2020, ndumva ari nka 2016 naje kwiga nkuko yari yabimbwiye, yanganirije ati abantu bariga bigira ubuntu. Icyo gihe rero nanjye naraje nza mu bandi, narahageze kuko niga umwuga wo guteka, ndagenda ndabimenya koko pe, twarize ndetse duhabwa na certificate. Igihe cyarageze duhabwa certificate mu gihe cyacu. Nyuma yaho rero naje gukuramo umusaruro, naje kugira amahirwe yo kujya kudepoza ya mpamyabushobozi, ngenda mvuga ko mvuye kwiga mu kigo cya Garuka. Nagize amahirwe rero njya gukorera mu kigo gikomeye cyitwa Lamane, ni Lamane Bakery, gikora ibintu bijyanye n'imigati, kijyanye na patisserie, n'ubundi harimo ibyo guteka, byari bijyanye n'ibyo nize koko. Icyo gihe rero naje kugomeza ngenda nanjye ndeba uko muri iyo bakery bakora, iyo coffee shop. Nanjye nza kugenda mbika muri amwe mu mafaranga bampembaga, nshaka uburyo nakwiteza imbere kuko nahigiyeyo naho ibintu byinshi. Muri Lamane Coffee Bakery nahigiye ibintu bitandukanye, nahigiye ibintu byinshi cyane, menya no kugenda nizigama mu mafaranga amwe muri amwe bampembaga. Nabashaga gukora nkafasha umuryango wanjye, ayandi nkazigama. Naje kuzigama rero ngera ku rwego rw'uko nanjye naba umugore wakwiteza imbere. Naje kugura ifuru yanjye ku ruhande ikora imigati mu mafaranga nagiye nsarura muri Lamane. Naje kugura ifuru, nza kugura ahantu ikibanza mu mafaranga nagendaga mpembwa, bitewe nuko iyo ugenda ukora neza nabo bagenda babona uko ukora bakaguteza izindi ntambwe. Ariko nubwo nkora mfite intego yo kuzajya kwikorera kuko bimwe mu bikoresho natangiye kubigura, urumva ikibanza ndagifite nshobora kubaka, ndumva nta kintu navuga kirekire. Ibintu byose nabikuye muri Garuka, niho intandaro, niyo fondation yanjye yari iri. Gusa nyine ndashimira ubuyobozi bwa Garuka, cyane cyane Madamu Lydia, ndamushimira cyane kuko hari aho yamvanye, hari naho yangejeje abishobozwemo n'Imana. Murakoze cyane. Nitwa Nyirahabiyambere Lydia, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cyitwa Garuka TVET School. Iki kigo ni ikigo cy'umuryango utari uwa leta witwa Association Garuka, watangiye imirimo yawo mu mwaka w'2000. Umuryango ukaba ugamije kwita ku bana ndetse n'urubyiruko, cyane cyane abafite ibibazo, bafasha kwikenura no kugira ejo hazaza heza. Twatangiye rero dufasha abana bo mu muhanda, tubakuramo tukabafasha guhindura imyumvire, imyitwarire, ndetse tukagera no ku miryango yabo. Hanyuma muri urwo rugendo twabateganyirizaga no kwiga. Abakiri mu myaka yo hasi bagajya mu mashuri asanzwe, bakiga amashuri abanza ndetse bagakomeza kugeza no mu mashuri yisumbuye. Ibyo byose tubagenera ibikoresho byose byangenerwa n'amafaranga y'ishuri. Hanyuma abari mu myaka yisumbuyeho tukabagenera imyuga. Twashimye rero gushyiraho ishuri ryacu ryihariye ryo kugira ngo abo bana baba baratinze mu buzima bwo mu muhanda tubafashe, tubigisha ariko tunabatoza nyine n'imyitwarire myiza. Ni muri urwo rwego twatekereje gushyiraho iri shuri ryitwa Garuka TVET School. Kuri icyo gihe murabizi ko igihugu cyacu cyari gisohotse mu bihe bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twagize umugisha wo kubona abaterankunga bakadufasha, ariko natwe ubwacu nk'abanyamuryango tukagerageza kwishakamo imbaraga zaba iz'ibikorwa. Ntabwo ari benshi mu banyamuryango bari bafite uburyo bw'amafaranga, ariko nibura imirimo y'amaboko twarayikoraga
ubundi tukabaganiriza naho ngaho ubushobozi bwavuye, ariko nanone kugira ngo nyirizina iki kigo gishobore kuboneka habayeho n'ubufasha bukomeye bwa leta, kuko yaduteye inkunga yo kutwagurira ubutaka butoya twari dufite tubona aho twubaka aya mashuri. Dutangira ku ikubitiro twatangiye ku bana twari ducumbikiye bagera muri 20, ariko buhoro buhoro n'aba baturanyi n'abandi bamenye ibyiza by'iki kigo bagenda baza, gutyo uko umwaka utashye umubare ukagenda wiyongera. Ariko kuva muri uwo mwaka wa 2015 tumaze gufasha mu buryo bw'imyuga urubyiruko rurenga 1000 banyura aha ngaha. Imbogamizi yo ni nk'iy'ababyeyi muri rusange, ntago abana bose baba bahuje imico n'imyitwarire. Hari abaza baguye, hari abaza nyine ariko ahanini bafite n'ibikomere byo mu miryango, hari ababa barateranywe n'ababyeyi, yewe hari n'abaza ari kubona muri bo bafite gahunda yo kuba bakwiyahura, cyangwa se bumva abagize ingorane bagasama inda zidateganijwe, bumva bakaza ariko bumva bafite gahunda yo kuzikuramo. Ibyo byose rero byabaye imbogamizi twagiye duhura nazo, ariko nyine tukishakamo imbaraga zo kubafasha kugira ngo nubwo baje bafite ibyo bibazo bikomeye gutyo bahindure ubuzima, bahindure imitekerereze. Navuga ahanini wenda urugero rumwe, hari nk'umunyeshuri wari warabaye mu buzima bwo mu muhanda, yakanuriraga mwarimu byonyine, mwarimu bikamurenga akabura ikindi yarenzaho, ikindi yamusubiza. Nk'urwo n'urugero rw'imbogamizi imwe, donc abana baza bafite imico igoye iruhije, ariko rero hamwe n'Imana dusenga ikagenda ibahindura, natwe kandi dushyiraho akacu nk'abantu. Ibyo rero imbogamizi ku muntu urera, ku muntu utoza ntabwo zibura, ariko tubona nk'umusaruro mwiza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Bizihiwe Eugene, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama. Hano habereye igikorwa cyo gutanga impamyabumenyi, impamyabumenyi ku bantu bigiye ahangaha imirimo itandukanye, n'imirimo ngiro cyangwa imyuga itandukanye. Bamaze kutwereka harimo abize kudoda, abize iby'ubutetsi, batubwiye ko hari n'abize ibijyanye no kubaza, abize ni byinshi. Ikigaragara ni uko batekereje neza, kuvuga ngo dufashe umunyarwanda hahandi yumva ko akwiriye kugarurirwa cyangwa kwigarurira icyizere. Icyo nabonye ahangaha nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarurama ni uko Garuka TVET School igamije kugarurira icyizere wa muntu wamaze gutakaza gahunda yo gutekereza ejo hazaza. Nge nicyo nabonye ko igamije kugarurira umuntu icyizere, kwibakamo icyizere cyane cyane kandi bishingiye ku bumenyi ahabwa hano muri iri shuri. Twe rero nk'ubuyobozi, cyane cyane nk'ubuyobozi bwite bwa leta, inzego z'ibanze, tuba dukeneye n'ubundi ko abantu benshi batekereza kuri gahunda nziza zubaka kandi zifasha umunyagihugu, umunyarwanda kuba nawe yakwiyumvamo ko ari uw'agaciro, ko ari icyo ashobora gukora kandi binyuze mu bumenyi nk'ubu ngubu umuntu aba yahawe hano. Tukaba dushima rero Garuka TVET School, kandi tunakangura tunashishikariza n'abandi ko babasha gutera intambwe mu kirenge nk'icya hano. Bigeze gukomoza ku ntego yo gushinga iyi asosiyasiyo ya Garuka, bavuga yuko bibandaga ku bana bo mu muhanda, bakibanda no ku bandi bantu babyariye mu rugo. Ntekereza ko ari ikintu cyiza, ngira ngo mubizamukiyeho munaduhe n'ishusho y'aka kagari, kuko wasanga impamvu babigendeye hari uko yenda hano habaga abana bo mu muhanda benshi, cyangwa se n'abafite icyo kibazo kindi twari tuvuze nabo bakaba bari benshi. Urakoze cyane. Muri make kuvuga ko bahisemo gushyira ikigo ahangaha cyigisha abana babyariye mu rugo, abo mu muhanda, ubwo nabo twitaga inzererezi, bamayibobo. Umwana wabyariye mu rugo, murabizi ko umuryango kera hari amazina babitaga, hahandi n'umwana ashobora gukura akiyumvamo ko avuka ku mubyeyi usa nkaho afite inenge. Ariko icyo dushima ni uko Garuka yatekereje
kavuga iti uyu muntu koko nk'uko nabivuze kugira ngo yigarurire icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza yumve ko ari bwiza, ko ari uko bamufasha kuva mu bwigunge. Ariko nkaba ntemera rwose ko barishinze hano babona ubwinshi bw'abana bashobora kuba barabyariye mu rugo cyangwa bataye ishuri. Ahangaho unagenzuye uko byahoze kera ntabwo ariko biri uyu munsi, cyane cyane ko na leta yacu ishyigikiye ko nta bana babaho ari inzererezi. Murabizi ko hari ibigo bitandukanye bajyanwamo cyane nko mu bigo ngororamuco, ariko ahangaha tubibara ko nka Garuka ndetse n'indi miryango ko ari uburyo bwo kunganira leta. Bumvishe ko hari benshi batandukanye bakora ahantu hatandukanye, nanone hirya no hino ntiriwe mvuga ariko hakomeye, bigaragara ko rero n'ubonye impamyabumenyi uyu munsi iyi certificate ahita yumva agaciro ifite. Urakoze rwose, iterambere iki kigo cyazaniye akagari, nk'ubu urabona ko abenshi barimo ahangaha, harimo benshi bo muri kano kagari ndetse n'umurenge muri rusange. Cyane cyane buriya iyo ufashije igihugu kurera, uretse n'akagari bafashije igihugu cyose, kuko wumvishe ko hari n'abagiye bakora imishinga yabo bakayijyana hirya nyuma yo kwigira ahangaha. Ubwo urumva ko n'igihugu kirimo kubyungukiramo, kuko umunyagihugu niba arimo guhabwa ubumenyi ngiro ahangaha, ntabwo ari iterambere ry'akagari gusa cyangwa umudugudu cyangwa umurenge cyangwa akarere, ahubwo ni igihugu cyacu cyose. Niba hari ubutumwa wenda bari ku mutima mukabutambutsa tugasoza. Urakoze cyane. Ubutumwa natanga ni ku bandi bantu bafite umutima wa kimuntu, umutima ubasha kuba wagirira impuhwe cyangwa wafasha n'abandi. Uretse n'ahangaha ushobora kuva ahangaha ukajya mu ntara ugasanga hari imiryango cyangwa nk'abo bana bataye ishuri cyangwa abakobwa babyariye iwabo cyangwa bagenda mu muhanda, cyane cyane kenshi nk'umwana wahindutse mayibobo usanga biba bikomoka ku mibanire mibi y'umuryango. Umwana rero yabashije gufatwa akabasha kugira aho ashyirwa, akubakamo bakamubakamo cya cyizere cy'uko n'ejo ari heza kuri we. Navuga ko ari nk'ahandi we ashobora kuba yiherereye akavuga ati ahwi, kuko abashije kwitabwaho. Nkaba rero nashishikariza n'abandi bafite umutima wa kimuntu. Dukunze kuvuga ngo abazungu cyangwa abanyamahanga nibo bashobora kugira icyo bamarira ahacu hatameze neza, ariko icyo nshimira politike y'igihugu cyacu, tuzi ko inatwigisha ko twese tugomba kumenya ko dushoboye. Hari abandi bantu rero bashoboye birenzeho kandi batuye ahandi hatandukanye, ko batekereza banazirikana ku miryango nk'uku nguku ifite ibibazo bitandukanye cyane, noneho nk'abo ngabo bakeneye kwigishwa. Byaba bibabaje aho utuye utaha rwose mu modoka yawe ugafungura, bakagufungura ukinjira ukaryama, ariko ingo zigukikije hari ababuraye. Byaba bibabaje. Nkunda kuvuga ko ubuzima n'ubundi ni ishuri. Iyo ugize amahirwe ugahirwa ukagira ibyo ubona bikugeza ku iterambere, iyo ufite ubumuntu utekereza ko n'undi akwiriye kwigishwa. Hari umuntu ushobora guha igitekerezo ngo nyamara nawe wahera kuri aka ngaka ukagera ahangaha.